Mwese abadukurikiye turabasuhuje kandi tubahaye ikaze muri uyu mwanya mugezwaho ikiganiro. Twebwe mukurikiranye muri uyu mwanya, amazina ni Munyampotore Pierre Celestin. Turababwiriza butumwa babwiriza ubutumwa bw'ivugurura n'ubugorozi. Tugiye kubana muri uyu mwanya twigana ijambo ry'Imana. Reka aho muri twicishe bugufi dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tugarutse imbere y'ubwiza bwawe, uduhaye amahirwe akomeye yo kuganira n'abana bawe. Tubabarira ibyaha byacu, tegura imitima yacu ibe nk'ubutaka bwiza witeguye kuvomerera, dushoboze kuryumva mu bwenge kandi dushoboze gushyira mu bikorwa amaherezo meza. Turayagusabye uyu mwanya, ngaho ufashe abari hafi n'abari kure, twese uzaduhe kugira amaherezo meza mu izina rya Yesu, amen. Abadukurikiranye muri aka kanya tugiye kuganirira hamwe namwe insanganyamatsiko iri kutubwira ngo kwihagararaho mu gihe cy'urucantege. Iryo ni ryo jambo tugiye kwiga. Rero mube hafi cyane kuko turi mu isi yuzuye ibicantege byinshi. Usibye n'ibyo tubona biri kubera ku isi, n'abaturanyi baguca intege, abavandimwe mu muryango nabo baguca intege. Rero nk'umuntu wizera ubutumwa bwiza, tugiye kureba uko akwiriye kubyifatamo, ariko turifuza ko buri wese yakwihagararaho mu gihe asakiranye n'ibyo atari yiteze. Mu gihe habaye impinduka z'ubuzima, umukristo nyawe aba akwiriye kwihagararaho, gukomeza gutumbira ikaruvari, gukomeza kureba imbere ntarebe inyuma. Rero aho niho tugiye kwerekeza icyigisho cyacu, kandi mujye mwibuka ko ibyo bihe tuba duhuye nabyo ntabwo aba ari twebwe ba mbere bahuye nabyo. Byinshi umukiza wacu yabinyuzemo kandi aducira inzira, ndetse mu gitabo cy'abahirwa ni bande ngo yagiye ahwamikisha ibirenge bye. Byari byuzuye imitego, byari byuzuye ingorane, mbese niwe waciye akayira anyuraho natwe tugomba kunyura, adusigira icyitegererezo cy'uko tugomba kubyitwaramo igihe duhuye n'ibidutunguye tutari twiteze mu buzima, uko dukwiriye kubyifatamo. Rero niwe cyitegererezo cyacu. Kandi mu gitabo cya Efeso 5 ho haranditse ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa kandi mugendere mu rukundo. Ndetse mu Bafilipi ho haratubwira ngo mugere ikirenge muke, mugere ikirenge muke. Ubwo rero birumvikana neza ko dukwiriye kumureberaho byinshi byose kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Rero ijambo ry'Imana tugiye guhera mu gitabo cya Luka 17 umurongo wa mbere. Luka 17 umurongo wa mbere. Mufate Bibiliya zanyu tugendane aho muri mu miryango itandukanye. Haranditse ngo nuko abwira abigishwa be ati nta cyabuze ibisitaza kuza, ariko bizana azabona ishyano. Ni ukuvuga ngo ibisitaza byo bizaza, nta cyabibuza kuza. Mbese ubwo Yesu araduteguje twicare twiteguye kwibisitaza mu nzira turi kunyuramo bizaza. Ariko hano baravuze ngo ibizaba bifite nyirabayazana, ngo nyirabayazana wabyo azabona ishyano. Ariko icyo twashakaga aha ni ukumenya ko ibisitaza kuza ko bizagenza bite, bizaza byanze bikunze. Kwihagararaho mu bihe by'urucantege. Mu gitabo cya Habakuki tuhasoma iri jambo tugiye kuhareba kugira ngo rize kudufasha. Muri iki gitabo cy'umugaragu w'Imana Habakuki igice cya 3 umurongo wa 17 haranditse hati naho umutini utatoha, inzabibu ntizera imbuto, bagahingira ubusimyerayo, n'imirima ntiyera imyaka, n'intama zigashira mu rugo, n'amashyo akabura mu biraro, nta kabuza ko nishimana Uwiteka nkanezerwa mu Mana y'agakiza kanjye. Hano birashoboka ko umutini utatoha,
birashoboka ko izuba rishobora kuva ari ryinshi bitewe n'uko turi mu gihe cy'imperuka, ibihe byarahindutse, uba witeze imvura hakava izuba, waba witeze izuba imvura akaba ari yigwa y'amahindu ikonkobora ibintu byinshi, amazi gasenya, imirima igatwara n'ibindi byinshi bitewe n'imperuka. Rero hano baravuze ngo naho umutini utatoha n'inzabibu ntizera imbuto, bagahingira ubusa imyelayo. Muri Yoweri muzasoma ko ubuhanuzi bwahanuye ko n'imyaka itazigera irenga ku mayogi. Ibyo byose ni ubuhanuzi bwo mu minsi y'imperuka. N'intama zigashira mu rugo, amashyo nayo akabura mu biraro. Hepfo hari ijambo rikomeye cyane tubwiwe, nta kabuza ko nishimana Uwiteka nkanezerwa mu Mana y'agakiza kanjye. Ubwo ibyo ntibigomba kuba intandaro yo kuva mu byizerwa, ibyo ntibigomba kuba intandaro yo kwihakana uwera, ahubwo dukwiriye kunezerwa, twasonza, twakena, twaburagizwa, aho hose dukwiriye kwishimira mu Mana. Pawulo yaravuze ngo ari ugusonza, ari uguhaga, nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Rero ahangaha ntabwo tuhatinda cyane, ahubwo turaza kubibutsa mu gihe cy'urugendo rw'Abisirayeli bava mu Egiputa bajya i Kanani, nabo bahuye n'ibihe bitaboroheye nk'iby'umwana w'Imana, nk'iby'umwizera ashobora guhura nabyo, nk'ibyo umugore yahura nabyo mu muryango, iby'umugabo yahura nabyo mu rugo rwe. Rero mwibuke uburyo uko byagenze. Igitabo kitubwira ko ubwo bari bitegura gutera, Yosuwa yoruganije ingabo, aziha gahunda z'uburyo bagomba kujya gutata i Kanani. Noneho bagezeyo, uko bagomba kujya gutata, bagezeyo 10, bagiye ari 12. Muzabisoma mu gitabo cyo kubara, ngo bagiye ari 12, 10 bose bagarukanye inkuru z'incamugongo. Babiri bonyine nibo bahagaze ku kuri. Hari icyo ndi busome hano turaza gusesengura kugira ngo kize kumvikana. Igitabo cyo kubara igice cya 14, numva uburyo urucantege ruzaba rwinshi ndetse rukiyongera mu gihe giheruka. Igice cya 13:26, basohoye basanga Mose na Aroni n'iteraniro ry'Abisirayeli ryose i Kadeshi mu butayu bwa Parani, bababwirana n'iteraniro ryose ibyo babonye, babereka za mbuto z'igihugu. Batekerereza Mose bati, twageze mu gihugu wadutumyemo, ni ukuri koko ni icy'amata n'ubuki, ngizi n'imbuto zacyo. Ibi bintu bahamije byari ukuri koko, igihugu wadutumyemo tukivuyemo, ni icy'amata n'ubuki, yewe dore n'ibihamya tuzanye by'icyo gihugu, ngizi imbuto zacyo. Ngo hari y'imbuto nini ku buryo rwose ngo cyari igihugu cyo kwifuzwa, ariko abantu bagituyemo ni abanyamaboko, kandi imidugudu yabo igoteshejwe inkike z'amabuye kandi ni nini cyane. Kandi twabonyeyo Abanaki n'Abamaleki batuye mu gihugu cy'Inegebu, Abaheti n'Abayebusi n'Abamori batuye mu misozi, Abanyakanani batuye ku nyanja no mu bibaya bya Yorodani. Kalebu ahoreza abantu imbere ya Mose ati, tuzamuke nonaha tuhahindure kuko tubasha kuhatsinda. Maze abantu bari bajyanye nawe baravuga bati, ntitwabasha kuzamuka ngo turwanye abo bantu kuko baturusha amaboko. Babarira Abisirayeli inkuru y'incamugongo y'igihugu batase, bati igihugu twanyuzemo tugitata ni igihugu cy'umwiryane, kandi abantu twakibonyemo bose ni barebare, kandi twabonyemo abantu barebare banini. Abanaki bakomotse mu bantu barebare banini, twibonaga tubamezeho nk'inzige
nabo bakabona tumeze nkazo. Iki gitekerezo mwese murakizi, muzi uko byagenze n'amaherezo y'aba batasi batasi inkuru z'incamugongo. Ariko bitewe n'uko tugeze mu gihe kimeze nk'icyabo, ngewe ndasoma mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa 5, hatubwira neza ko dukeneye abagabo bazatera ishyaka n'umwete mu gihe ibicantege bizaba ari byinshi. Ni umuzingo wa 5, igitabo cy'ibihamya 240, haranditse ngo ba Kalebu barakenewe muri izi konferanse zombi. Ntabwo ari abana bakenewe, ahubwo n'abagabo basobanukiwe bagahaguruka bakikorera imitwaro, bakarangurura amajwi yaba kumvikana kurenza amajwi y'abatizera. Muri icyo gihe Kalebu n'uwitwa Yosuwa ngo barahagurutse bahoreza abantu, ngo ikambi yose yuzuye imiborogo. Barangije batangira kwitakana Mose na Aroni bati mwadukuriye iki muri Egiputa? Iyo mureka tukagwayo, iyo mureka tukigumirayo, ni hahandi aho kugira ngo mutugendeshe urugendo rugoranye rutya, amaherezo tuzaje kugwa muri biriya bihugu, muri buriya butayu bumeze kuriya. Iyo muba mwaraturetse tukigumira mu Egiputa iyo twari turi. Ngo nuko ikambi yose yuzura amarira n'imiborogo. Yosuwa niko guhaguruka ngo ahoza abantu, ngo ariko abahoza bimuruhije, ngo arababwira ngo nimuzamuke. Ngo nonaha ngiri jambo ku murongo wa 30 haranditse ngo Kalebu ahoreza abantu imbere ya Mose ati tuzamuke nonaha tuhahindure kuko tubasha rwose kuhatsinda. Kubazasoma igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, ngo ntabwo Yosuwa yigeze ahakana ibyo abatasi bamaze kuvuga, koko ngo cyari igihugu kirimo abantu barebare ariko banini. Ni icyigisho cya 34 mu bakurambere n'abahanuzi, 34 abakurambere n'abahanuzi. Noneho ngo uyu Kalebu ntiyigeze ahakana iby'aba ngaba bari bamaze kuvuga, ngo ahubwo we icyo yishingikirijeho, icyo hano haranditse ngo Caleb se levait et se met à l'appeler otama les promesses de Dieu. Icyo Kalebu we yishingikirijeho, yarahagurutse arangije yishingikiriza ku masezerano y'Imana. Aho niho Kalebu ibyiringiro bye byari bishingiye. Ntabwo yitaye ku bunini bw'abanaki, ntabwo yitaye ku mbaraga z'uko imidugudu yabigoteshejwe ibihome birebire. Ibyo si byo Kalebu yarebyeho. Yarazi Imana, azi ubushobozi bwayo, arangije yishingikiriza ku isezerano ryayo ribayobora, ribakura mu Egiputa, rizabageza mu gihugu cyabo cy'Ikanani. Rero hano baravuze ngo Kalebu se levait et se met à l'appeler otama les promesses de Dieu. Il ne contestait pas ce qui vient d'être dit. Ntabwo yigeze ajya impaka z'ibyo bari bamaze kuvuga. Il convient que les villes ont de hautes murailles et que les Canaan sont puissants. Yarazi neza ko iyo midugudu, iyo migi igoteshejwe inkike ndende, kandi ko n'abanyakanani ari abanyambaraga. Mais ariko Dieu nous a promis ce pays. Ariko Imana niyo yaduhitiyemo icyo gihugu, niyo yaduteguriye icyo gihugu. Ngiri sezerano Kalebu yishingikirijeho, bituma ahaguruka ahoza iyo miryango yari icitse intege, yari icogoye, aho abana n'abayobozi babo bari bifatanirije hamwe, n'ababyeyi b'abagabo n'abagore bari kuboroga cyane, batangiye gutuka Mose, bari kureba mu nabi Aroni. Iki gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi kitubwira ko bitewe n'uburakari Abisirayeli bari bafite, ngo bahagurukiye rimwe batora amabuye bagiye kuyatera Yosuwa na Kalebu, babaza inkuru z'ibyiringiro. Ngo ariko ngo ayo mabuye batoye ngo akagera bava mu ntoki akitura hasi. Niko kino cyigisho kitubwira. Rero uyu mugaragu w'Imana uhagurutse agatera akanyabugabo Isirayeli yose, yaravuze ngo ahubwo tuzamuke nonaha, monto et emparons-nous du pays. Ngo tuzamuke nonaha kuko tubasha kuhatsinda.
ateye akanyabugabo abisirayeli bacitse intege. None iki gitabo cy'ibihamya by'itorero umuzingo wa 5 kitubwiye ko ba Kalebu bakenewe muri izi konferanse zombi. Ntabwo ari abana bakenewe, ahubwo ni abagabo basobanukiwe, bagahaguruka bakikorera imitwaro, bakarangurura amajwi yabo akumvikana kurenza amajwi y'abatizera. Abatizera bamaze gufata umugabane munini mu matorero. Abatizera ngo iyo hagize ikintu cy'impinduka gisa n'ikibaye, ngo abenshi bemeye ubu butumwa bazi ko ari umunyenga, bazi ko ari inzira wagererana naho itazigera ihura n'inkomyi cyangwa n'ibibazo, ngo iyo bagize gito gusa gisa naho kinyuranije n'uko babitekerezaga, batangira kwivovotera ubutumwa, batangira kumva ko ahari bayobye bahushije intego. Ariko igitabo kiratubwiye ngo amajwi y'abakalebu bo muri iki gihe agomba gusumba amajwi y'abatizera. Umukristo utarakura mu bya mwuka, ntagire ubwenge mvajuru, ntabwo aba yiteguye guhangana n'amakimbirane akaze akenshi itorero rihamagarirwa kunyuramo. Ubwo dukeneye abakristo bakuze, kuko baravuze ngo hari amakimbirane akaze itorero rizanyuramo, ku buryo umukristo utarakura mu bya mwuka, umukristo udafite ubwenge mvajuru atazaba yiteguye guhangana n'amakimbirane itorero rizanyuramo. Rizahangana n'amakimbirane aturutse mu itorero imbere, rihangane n'ingorane zizaba ziturutse hanze y'itorero, rihangane n'abari kurihatira kuva mu byizerwa cyangwa se kugabanya agaciro k'amahame. Umukristo utarakura mu bya mwuka aho ntashobora kuhambukiranya. None ngo abarinzi rero bari ku nkike z'Isiyoni ntibazaceceka ku manywa na nijoro, keretse gusa umugabura nashira amanga akamamaza ukuri uko kwakabaye, keretse nahanga amaso gusa ku cyubahiro cy'Imana kandi akagendera mu nzira yobowe n'umugaba mukuru w'agakiza ke, keretse gusa ku rugamba nakomeza ku ruhembe rw'imbere atitaye ku magambo yo kumunenga, kandi ntahumanwe no gushimagizwa n'abantu, naho ubundi azabarwa nk'umurinzi utari umwizerwa. Bisobanuye ngo naramuka atabaye maso, naramuka agendeye kumunenga no ntahumanywe no gushimagizwa, agashimagizwa n'abantu, hano baravuze ngo azababazwe mu cyiciro kimwe n'icy'abatasi 10 babaza inkuru z'incamugongo. Noneho rero bana b'Imana bavandimwe, turasabwa hano kuba inkomezi ku itorero ryose muri rusange, kuko baratubwiye ngo itorero rizahangana n'ibintu byinshi bikomeye, ku buryo umuntu uzaba utarakuze mu by'umwuka adashobora kwambukiranya icyo gikombe itorero ry'Imana rizaba riri gucamo. Batubwiye ngo naho umutini utatoha n'inzabibu ntizere imbuto, bagahingira ubusa imyerayo, intama zigashira mu rugo, ngo nta kabuza ko nishimana Uwiteka kanezerwa mu Mana y'agakiza kanje. Iki gitabo n'ubundi kibihamya umuzingo wa 5 kitubwira ko bamwe bazagerwaho n'amakuba. Iyo subibanza itubwira ko bamwe bagezweho n'amakuba, abandi imyaka yabo irarumba, ku buryo bamwe batabashije guhigura imihigo bahize, ndetse hari n'abahuye n'ibihe by'amage. Icyagombaga gukurikiraho ntawari witeze ko bahigura, ariko iyo batitotomba ndetse ntibagamburure ku masezerano batanze, Imana iba yarabashoboje kandi ikabacira inzira aho buri wese yari kubasha guhigura umuhigo yahise. Noneho rero iki nacyo ni ikindi, ngo bamwe bajya basezeranira Imana amasezerano, ngo igihe cyagera ya masezerano ntibayasohoze. Noneho ngo mu gihe ibyo bari biteze, buriya ngo iyo umuntu yanze gusohoza isezerano uburyo buhari ngo arisohoze ku neza, ngo akibwira ko azategereza igihe cyiza ngo abari hazasohoza, ngo hakurikiraho ibihe by'amakuba.
hari igihe ushobora kurwara, hari igihe warwaza, hari igihe wahura n'izindi ngorane zo mu buzima, ndetse ngo n'imyaka ishobora kurumba. Ndetse ntabwo ari ibyo gusa, baratubwiye ngo iyo byagenze bityo, iyo umwimbu wabaye muke, ngo bamwe baritotomba, bakitotombera ayo masezerano bagiranye n'Imana. Ariko igitabo kiratubwiye ngo yabaye batitotombaga ndetse ntibagamburure ku masezerano batanze, Imana yabashoboje kandi ikabacira inzira aho buri wese yabasha guhigura umuhigo yahize. Noneho rero aho byapfiriye ni hehe? Abantu ntibabaye abizerwa, abantu ntabwo bazi Imana uko Imana ishaka ko tuyimenya, ntabwo tuzi Imana uko yo ubwayo ishaka ko tuyimenya. Niyo mpamvu duhura n'ibintu bikaduca intege, ariko nk'uko icyigisho turi kwiga kiri kubivuga, ni ukwihagararaho mu gihe cy'urucantege. Noneho bavandimwe, reka tugerageze kwihuta dukomeze. Iyi ngingo iratubwiye ngo tugomba kwihagararaho ntiturambirwe igihe amasengesho yacu atarasubizwa. Bamwe bajya bacika intege igihe hari ibyo bari gusengera, igisubizo kigatinda kuboneka, bakivumburira Imana. Baturuzi ngo dusabe ntidusubize, uruzi ngo dusenge dutegereze umwaka, imyaka 2, imyaka 3 tutarabona igisubizo, barangiza bakivumburira Imana. Ariko niba mwarasomye Luka igice cya 18, haranditse ngo uko umupfakazi yatitirije umucamanza atarambirwa amubwira ngo ndengera ku mwanzi wanjye, nguko niko abana b'Imana bagomba gutitiriza mu masengesho igihe cyose batarabona igisubizo. Reka iri somo ridufashe ni iry'umupfakazi watitirije ku mucamanza. Turasa naho tubarangiye gusa kugira ngo muzahasome, ariko handitse iri jambo rivuze ngo abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Hano haratubwiye ngo tugomba kwihagararaho ntiturambirwe igihe amasengesho yacu atarasubizwa. Igihe amasengesho yacu atarasubizwa, umukristo aba agomba kwihagararaho kandi ntarambirwe. Aba agomba gukomeza gushikama ku masengesho, aba agomba gukomeza kureba imbere ntarebe inyuma, agakomeza kwizera uwabambwe, agakomeza kunamba, kuko igitabo cyavuze ngo uyu mupfakazi yaramusanze aramubwira ati ndengera ku mwanzi wanjye, amara iminsi atemera, ariko ahageze aribwira ati nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahoraza iminsi yose akandusha. Nuko umwami Yesu arababaza ati ntimwumvise iby'umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Iki ni ikibazo buri wese akwiriye kwibaza. Rero hano baratubwiye ngo kwihangana mu gihe cyo gusenga nturambirwe birakwiriye. Ndabaha amagambo aboneka mu gitabo cyo guhamagarwa kwacu gukomeye paji ya 33, gusenga kwa Eliya igihe yabwiraga umugaragu we kujya kureba agacu niba kahinduye icyerekezo ngo imvura igwe, ngo yagiye y'inshuro 6 zose nta kintu abona. Ngo kandi uko yavagayo ngo akabwira Eliya ngo nta kintu mbonye, nta gacu ubonye, ntako mbonye, ngo abikora inshuro 6. Ngo ariko ngo uko yabikoraga ntabwo Eliya yigeze arambirwa, ngo ahubwo ngo byamuteraga kwisubiramo ngo kugira ngo arebe ko hari aho yananiwe kubaha Imana. Ngo yarirondoraga mu mutima atahari singewe, ntihariho ibyo ntujuje, ntihariho amasezerano nasabwe gusohoza sinyasohoze, aho muri ngewe ntiharimo kwirara, aho muri ngewe nta bwibone burimo, aho muri ngewe nta. Mbese ni ukuvuga ngo ku nshuro ya 7 ngo ubwo yari amaze kwiyegurira Imana mu buryo bwuzuye, ngo ubwo yari amaze kwitanga wese amaze kwishyira mu biganza by'Imana, nibwo umugaragu we yagiye kureba, arangije abona agacu kameze nk'ikiganza.
araza abibwira Eliya. Ubwo bivuze ngo gusenga, agasenga inshuro 6 atarabona icyo kiganza, ako kaganza, icyo gicu kigaragaza ko imvura igiye kugwa, akabikora 1, 2, 3 kugeza ku nshuro 6, bitwereka neza ko tutagomba kurambirwa mu gihe cy'amasengesho. Ngo ubwo yari amaze kwiyegurira Imana mu buryo bwuzuye no kuyiha wese, ngo ubwo nibwo igisubizo cy'Imana cyabonetse. Ariko yaba umuntu utentebuka, yaba umuntu ucika intege vuba, aba yarabivuyemo hakiri kare. Ariko yarakomeje aranamba, kuko azi neza ko ushakira Imana mu masengesho atingingira ubusa. Rero utarasubizwa ntukarambirwe, komeza usenge, kuko umupfakazi yatitirije amaherezo igisubizo kikaboneka. Baratubwiye ngo ibyo umucamanza ukiranirwa yakoze, ngo Imana yo mu ijuru yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro. Iki gitabo cyitwa ibihamya by'itorero umuzingo wa 5 kitubwira ko amasengesho buno ari kugerwa ku mashyi. Abantu ntibagisenga, abantu banyuzwe n'imibereho barimo, kandi imibereho itagira gusenga iyo ntabwo aba ari imibereho. Ubuzima butarimo gusenga buba rwose ari ubuzima bw'interagahinda. Ubwo ahangaha reka duse naho tuhavuye. Icya kabiri, dukwiriye kwihagararaho igihe duhanganye n'ubukene no kurenganya. Tujye twibuka Yesu wari umukire agahinduka umukene, na Pawulo wiyemeje gukoresha amaboko ari mu ibwirizabutumwa, akavuga ati nasonza nahaga byose Imana izajya inshoboza. Uko niko Pawulo yavuze, ndetse ngo avuga ijambo rikomeye ubwo yasezeraga ku bakuru b'itorero bo mu Efeso. Arababwira ngo burya gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Rero igihe tuzabiranijwe n'ubukene, igihe tuzabiranijwe no kurenganwa, uzajye wibuka aya magambo ari muri iki gitabo cy'ibihamya umuzingo wa 2, paje yaho ni 153. Ibihamya umuzingo wa 2 ni iki cyasobanuwe hakurikijwe Icyongereza. Igihe ubukene butwibasiye, igihe tubuze ibyangombwa nkenerwa mu buzima, tuzajye twibuka ko hari umuntu witwa Lazaro wigeze atungwa n'ubuvungukira bwo ku meza y'umukire. Haranditse ngo imibereho y'umukene Lazaro watungwaga n'utuvungukira two ku meza y'umukire, umuntu yayihitamo aho guhitamo iyo abantu bavuga ko ari abizera ariko iby'isi ari byo bagize nyambere. Bana b'Imana, ubwo urumva ko ubukene nk'ubwa Lazaro wabuhitamo, ntabwo ari icyaha. Kuba umukene si icyaha. Imibereho y'umukene Lazaro ngo umuntu yayihitamo aho guhitamo kuba mu by'isi nta sano ufitanye n'Imana, aho kugira byinshi Yesu atakuzi. Rero ahangaha naho ni icyigisho gikomeye cyane dukwiriye kwiga. 514 n'ubundi kino gitabo cy'ibihamya umuzingo wa 2 514. Reka tuhasome iri jambo n'ubundi ahanditse ngo 514, uworoheje hanyuma y'abandi bose kandi w'umukene mu bigishwa ba Kristo, akaba ari umutunzi mu mirimo myiza, arahirwa kandi ni uw'igiciro mu maso y'Imana kuruta abantu birata ko bafite ubutunzi bwinshi. Ndasubiramo aya magambo: uworoheje hanyuma y'abandi bose kandi w'umukene mu bigishwa ba Kristo, akaba ari umutunzi mu mirimo myiza, arahirwa kandi ni uw'igiciro mu maso y'Imana kuruta abantu birata ko bafite ubutunzi bwinshi. Barushaho kuba b'icyubahiro mu bikari byo mu ijuru kurusha abami bubashwe, kurusha abandi n'imfura zitari abatunzi mu maso y'Imana. Rero aya magambo ni meza cyane, atweretse neza ko umuntu w'umukene ariko ufite imico nk'iya Kristo mu maso y'Imana arahiriwe, mu maso y'Imana aratunze. Nubwo afite bike, afite ibimunyuze. Kandi reka mbabwire ngo mu gihe cyo guhindura byose ngo bibe bishya, ngo uyu nguyu azajya kubirwa
inshuro 100, ndetse mu gihe cyo guhindura byose ngo bibe bishya azaragwa n'ubugingo buhoraho. Afite ubugingo buhoraho nubwo muri ubu buzima imibereho ye yaba isa naho iciriritse, ariko ubugingo buhoraho nibwo ngenzi, nibwo bufite agaciro kuruta ibindi bintu byose. Noneho ingingo ya 3 iratubwira ngo igihe twanzwe n'imiryango tuzira kwizera, tuzajye twibuka ko muri Mariko 13:10 hari amagambo atubwira ngo, Mariko 13:10, ijambo turi kwigana riratubwira ngo nukwihagararaho mu gihe cy'urucantege. None imiryango iraguhagurukiye, bene wanyu bose barakwanze. Mariko 13:10 hazadufashe. Aho tuzaba turi hose haranditse ngo ubutumwa bwiza bukwiriye kubanza kumara kwamamazwa mu mahanga yose. Niba bajyana mu manza ntimuzahagarika imitima y'ibyo muzavuga, ahubwo ibyo muzabwirwa muri icyo gihe muzaba ari byo muvuga, kuko atari mwe muzaba muvuga ahubwo ari Umwuka Wera. Umuvandimwe azagambanira mwene se ngo yicwe, na se w'umwana azamugambanira. Abana bazagomera ababyeyi babicishe, kandi muzangwa na bose babahora izina ryanjye, ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Ubwo imiryango izahagurukira abana bayo, umuvandimwe ahangane na mugenzi we, umugabo n'umugore bahangane bari kuzizanya kwizera. Ariko hano baratubwiye ngo baraduteguje hakiri kare ngo umuvandimwe azahagurukira mugenzi we, ndetse ngo azagambanira mwene se ngo yicwe, na se w'umwana azamugambanira, n'abana bazagomera ababyeyi babicishe, kandi muzangwa na bose babahora izina ryanjye. Ibi rero ni ukuduteguza abo twari dufatanije bivuguruje. Iyo ni indi ngingo. Hari igihe kizagera cy'urucantege, maze abo twari dufatanije bihakana ibyizerwa, abo twari dufatanije bave mu kuri. Nibarangiza igihe ngo bivuguruje, rero igihe bavuye muri ibyo byizerwa, tuzajye twibuka ko mu Byaduka 141 hari amagambo akomeye cyane yadukomeza. 141 mu Byaduka byo mu minsi y'imperuka handitse iri jambo rivuze ngo, Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka 181 haranditse ngo, igihe idini rya Kristo ryanzwe cyangwa amategeko yari gusuzugurwa cyane, nibwo umwete wacu ugomba kurushaho kugurumana, kandi ubutwari bwacu no gushikama kwacu ntibijegajege. Guhaguruka ukarengera ukuri no gukiranuka mu gihe benshi badutereranye, kurwana intambara z'umwami mu gihe intwari zabaye ingumi. Icyo nicyo kizaba ikigeragezo cyacu. Muri iki gihe tugomba kubonera ubushyuhe mu bukonje bw'abandi, ubutwari mu bugwari bw'abandi, no gukiranuka mu bugambanyi bw'abandi. Rero bivuguruje mu byizerwa, bavuye mu kuri bagiye mu binyoma, bicaye bagiye mu kutizera, bagiye mu byaha. Ndakubwiza ukuri, Bibiliya iratubwiye ngo umwuka w'ubuhanuzi, Bibiliya iravuze ngo ntugakurikize benshi gukora ibyaha, ntugakurikize benshi gukora ibyaha. Reka dusome iryo somo, turarireba hano mu Kuva 23. Ntugakurikize benshi gukora ibyaha. Ni benshi yego, ni ukuri, ariko ubwo bagiye gukora ibyaha haranditse ngo, niwumva inkuru y'impuha ntukayamamaze, ntugakoranire mu ntoki n'umunyabyaha gusezerana guhamya ibinyoma. 2, ntugakurikize benshi gukora ibyaha, kandi nutangwaho umugabo ntukagiye abenshi bagiye ngo utume baca urubanza nabi, kandi ntugatsindishirize umuntu kuko ari umukene. Noneho Bibiliya iraduhamirije neza ko abenshi nibava mu kuri tugomba ngo kugira ubutwari, nibagambana tukagira ubunyangamugayo, ngo tugahaguruka tukarengera ukuri benshi badutereranye. Ndetse banaratweruriye baratubwiye ngo icyo nicyo kizaba ikigeragezo cyacu.
guhaguruka ukarengera iby'Imana, abo mwari mufatanije mutakiri kumwe babivuyemo, ahubwo bari bahindutse abagambanyi bo kukugambanira. Biranditse muri iki gitabo cy'intambara ikomeye mu cyigisho kivuga ngo umuburo uheruka, ngo abo twari dufatanije mu kwizera ngo nibo bazahinduka abagambanyi bacu, ngo kugeza ubwo. Muri iki gitabo ni mu cyigisho kivuga ngo umuburo uheruka. Reka ndebe ko ayo magambo ndi buze kuyabona. Haranditse ngo à l'approche de l'orage, un grand nombre de personnes ayant professé la foi au message du troisième ange, mais qui n'auront pas été sanctifiés par obéissance à la vérité, changeront d'attitude et passeront dans l'élan de l'opposition. Ngo twegereje ibyago, umubare munini w'abantu babwirije ukuri k'ubutumwa bwa marayika wa gatatu ariko batigeze bezwa no kumvira ukuri, bazahindura inyifato yabo maze baje mu mirongo y'abarwanya ukuri. Assinissa au monde et en participant à son esprit, et l'enviendront à envisager les choses à peu près sous le même angle. Ngo kubwo kwifatanya n'isi no kugira umwuka nk'uwayo, bizagera ubwo babona ibintu kimwe. Aussi devant les dangers, maze mbere y'akaga, seront toutes disposées à choisir le chemin le plus facile. Bazahitishwamo guhitamo inzira irushijeho koro. Des hommes capables et éloquents qui s'étaient réjouis dans la vérité se serviront de leur talent pour circonvenir et détourner les âmes. Ngo abantu bakomeye bafite impano bishimiye ukuri bazifashisha izo mpano zabo kugira ngo bahindukize imitima ku kuri. Et ils deviendront les ennemis les plus acharnés de leurs anciens frères. Bazahinduka abanzi bakomeye cyane babahoze ari bene se. Car des observateurs du sabbat seront traînés devant les tribunaux. Ngo igihe abakomeza isabato bazahamagarirwa guhagarara imbere y'inkiko pour y rendre les eaux de leur foi, kugira ngo basobanure ibyo kwizera kwabo. Ces apostats, abo bahakanyi, véritable agent de Satan, abo bakozi ba Satani, selon les plus empressés à les accuser, à les calomnier et à les aliéner les sympathies de juge par les mensonges et les insinuations. Ngo aba bahakanyi, aba bakozi ba Satani, ngo nibo bazaba bafashe ya mbere mu kubarega, mu kubatesha agaciro, ngo bikururiraho abacamanza bakoresheje ibinyoma byabo. Bana b'Imana, murumva neza ko hari ibidutegereje byinshi cyane dukwiriye kuba turi kwitegura ubu ngubu. Rero ngo igihe ibi bizaba bibaye rero kandi bitari byanaba, ngo umwete wacu ntabwo ari byo bikwiriye gutuma ucika intege. Ngo umwete wacu no gushikama kwacu ngo bikwiriye kuba byimbitse, nta kujegajega, turi kureba mu cyerekezo kimwe, tudahungabanwa n'imiyaga y'uburyo ubwo ari bwo bwose izabiri aha tuzengurutse. Noneho ingingo ikurikiyeho ya 4 iratubwira ngo igihe aho twasengeraga hahindutse, birashoboka ko abantu aho basengeraga hashobora guhinduka. Igihe hahindutse rero bitewe n'impamvu runaka zitandukanye, igitabo kiratubwira ngo, Bibiliya iravuga ngo aho 2 cyangwa 3 bateraniye nzaba ndi hagati yabo. Mwibuke ko mu gitabo cy'intambara ikomeye haranditse ngo igihe akarengane kateraga, ni mu cyigisho kivuga ngo progrès de la réforme en Allemagne, terambere ry'ubugorozi mu Budage. Ngo igihe akarengane kabaga gahagurukiye ubwoko bw'Imana, ngo bakurikizaga itegeko rya Kristo. Ni mu cyigisho kivuga ngo, reka turebe iterambere ry'ubugorozi mu Budage kuba gifite muri aka gatabo gato, ni petit format page yaho ni 270. Haranditse ngo bakurikizaga itegeko rya Kristo, ngo maze bakabwiriza Yesu mu nsengero. Ngo igihe ubwo buryo bwabaga, ayo mahirwe yo mu nsengero yabaga atagihari,
ngo bwabaga bwanzwe ngo ka cette faveur rere telefize, igihe kubwiriza mu nsengero byabaga byanzwe dare mezo particulier, bakabwiririza mu mazu y'abantu ku giti cyabo. Birashoboka ko umuryango ushobora guterana nk'uko uri guterana ubu ngubu, umuryango ugateranira ukwako, murabona ko ubu turi ku ikoranabuhanga kandi murakurikiye nta kibazo gihari. Ngo rero baravuze ngo igihe mu nsengero byanzwe habaho guterana mu mazu y'abantu ku giti cyabo, ubwo ni imiryango. Noneho hepfo haranditse ngo dans les maisons particulières ou en plein air, hano ho baravuze ngo ndetse no ku karubanda, tout lieu où il pouvait réunir un auditoire devenait un temple, ngo ahantu hose bazashobora guhurira bagasenga hazaba ari urusengero. Proclamé avec une telle énergie et la vérité se répand avec une irrésistible puissance, ngo bakavugana ukuri, proclamé avec une telle, bakabwirizanya imbaraga ikomeye kandi ukuri kugakwirakwira gufite imbaraga idakumirwa. Rero nubwo habaye mu nzu ntabwo ukuri kwagabanura agaciro kawo, nubwo habaye ku karubanda ntabwo kwagabanura agaciro kawo, nubwo ari mu isoko, nubwo ari mu nzira, nubwo ari aho mutegerereje imodoka yatinze kuza, ntabwo ukuri gushobora kugabanya. Ntabwo ugomba kukubwiriza woroheje cyangwa se ugabanije amahame yako. Ukuri kugomba kubwirizwa kuko ukuri ni ukuri, bana b'Imana. Duhuye ingingo ya 5, igihe duhuye n'abanzi bo kwizera bahindagura ukuri kw'Imana uko bashaka. Byanditswe byera bitubwira ko mu bantu bo mu minsi y'imperuka, muzabisoma muri Timoteyo wa 2 igice cya 4, ngo amatwi yabo azaba ari kubarya, ngo bifuza kumva ibibanezeza, ngo kugeza ubwo bazigwiriza bigisha bahuje n'irari ryabo. Mu gice cya 4 cya Timoteyo wa 2. Hano rero Bibiliya iratubwira ngo icyo gihe ngo ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, icyo bita la vérité biblique, ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ngo ugire umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye. Ni ukuvuga ngo weho ugomba kongera umwete ukabwiriza abantu ijambo ry'Imana. Urwa 2 rwa Timoteyo 3:16, ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumutunganya, kumuhanira gukiranuka, kumwemeza ibyaha bye, kugira ngo umuntu w'Imana bashitse afite ibimukwiriye ngo abone uko akora imirimo myiza yose. Ibyanditswe byera rero nibyo bivuguruza abahanuzi b'ibinyoma. Ibyanditswe byera nibyo byerekana inzira y'ukuri umuntu wese akwiriye kuyoboka. Ngira ngo buri kintu cyose Imana yakigeneye umurongo ngenderwaho uri muri Bibiliya kigomba gukorwamo. Imana iyi Bibiliya ni nk'aho ari Imana yatwihaye itugaragarizamo inzira tugomba gukurikiza, itwereka amahame tugomba kuyoboka, inadushyiriramo n'ibinyoma tugomba kurwanya, yewe ku buryo tunagomba no kubikura mu bantu abo byangirije tukabibakuramo. Byose biboneka muri Bibiliya. Noneho rero igihe abahanuzi b'ibinyoma bari kuvuguruza kwizera, wowe bwiriza abantu ijambo ry'Imana. Buriya ngo niyo idini y'ikinyoma ihagurutse, ngo ikiza si ukujya impaka nayo, ahubwo uzasobanurira abantu ukuri kw'Imana. Ngo ibyo binyoma byose ngo bizimara, bizagenda byikuraho by'Imana, kuko abantu nibasobanukirwa n'ukuri ntiwababeshesha ibinyoma kandi baramaze gusobanukirwa n'ukuri icyari cyo. Weho uzabigisha ukuri, ubasobanurire amahame, ubasobanurire ibyirindwa, ibikwiriye, nurangiza ibinyoma byo bizagenda byimara kuko bizabura ikibyitaho. Noneho ubwo inshingano yacu rero ubwiriza abantu ibinyoma byahagurutse, iga Bibiliya, fata ingingo, usome Bibiliya, ugenda ugereranya umurongo n'uwundi, niko ibitabo bitubwira, verise par verise, umurongo ku wundi, niko biga Bibiliya. Noneho ubwo nuvuga ngo icyo kinyoma
kizagera igihe kibura imbaraga kirye kimare. Kirye kimare. Rero kuri iyi ngingo naho ndumva ntahatinda. Ingingo ya 7, umugabane munini w'abantu biroshe mu by'isi. Birashoboka igihe kizagera, n'ubuhanuzi ko abantu benshi bazishora mu by'isi. Kino gitabo mfite cyitwa Ibihamya by'itorero umuzingo wa 5, haranditse ku isubi heruka page 238, haranditse ngo bavandimwe banjye, nta na rimwe isi zigera yiringira ko mushikamye mu kwizera, keretse gusa nimugabanya kuvuga ku bintu by'igihe gito, ahubwo mukita cyane kuvuga ukuri kwerekeranye n'isi zahoraho iteka ryose. Umukiza agiye kugaruka, nyamara benshi mu bavuga ko bizera ukuri ntabwo babona neza ko kuza kwe kuri bugufi cyane. Ntabwo babasha gushikamisha kwizera kwabo ku guhishurirwa kw'imigambi y'Imana. Kuri bamwe gutwarwa no gushaka amafaranga nibyo byahindutse imibereho yabo, kandi ubutunzi bw'isi bwasumbye kure ubutunzi bwo mu ijuru. Iby'iteka ryose byarasigingiye mu ntekerezo zabo, maze bifatwa nk'ibidafite agaciro, mu gihe gutwarwa n'iby'isi byo byisukira nk'umwuzure. Gutwarwa n'iby'isi mu bantu b'Imana baravuze ngo byo birimo kwisukira nk'umwuzure. Amahame yo gukiranuka aragenda cyendera, aragenda shira, noneho ibi bimeze nk'umuvumba w'iby'isi, bikaba bigenda bifata umwanya munini cyane mu bantu b'Imana. Ikibazo gikomeye ni iki? Ni gute nabasha kubona amafaranga? Ikibazo gikomeye ni iki kivuze ngo ni gute nabasha kubona amafaranga? Abantu bakangukiye ikintu cyose kijyanye no gushaka amaronko, bagerageza inzira n'amayeri ibihumbi, bagerageza guhanga ibishya by'uburyo butandukanye, bagaharanira n'uburenganzira bujyana nabyo. Bamwe bacukura mu butaka bashakisha amabuye y'agaciro, abandi bakajya mu mabanki bagafatamwe imigabane, abandi nabo bahinga ubutaka, nyamara aba bose bafite umugambi umwe mu ntekerezo, ari wo gushaka amafaranga. Bahinduka abashobewe, ndetse kubwo kwiruka ku butunzi bahinduka nk'abasazi, nyamara ntibabona amahirwe yo kwironkera umurage w'iteka ryose. Murumva ko hano baratubwiye ngo bene abangaba ntabwo bashobora kubona amahirwe yo kwironkera umurage w'iteka ryose. Hepfo hati, igihe Kristo yari hano ku isi, yagiye ahura n'abantu bari bafite intekerezo zatwawe n'ibyiringiro bishingiye ku nyungu z'iby'isi. Ntibigeraga baguheka, ahubwo bahoraga bagerageza gukora ibintu bishya, nyamara amaherezo y'iryo rari rikabije ryo gushaka kugera kuri byinshi akaba kutanyurwa no gucika intege. Yesu yarazi iby'umutima w'umuntu ukeneye, kandi bihora ari bimwe mu binyejana byose, maze akamurarikira kwita gusa ku butunzi bw'iteka ryose. Aravuga ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'izahabu zahishwe mu murima. Umuntu azigwaho, arazitwikira, aragenda, umunezero umutera kugurisha ibyo yaratunze byose ngo abone kugura uwo murima. Yesu abwira abantu iby'ubutunzi butagira akagero, buri aho abantu bose babasha kubushyikira. Yazanwe mu isi no kuyobora intekerezo zabo mu gushaka ubu butunzi. Inzira yagaragajwe n'umutindi, inzira yagaragajwe n'umutindi kurenza abandi uzamukurikira azahindurwa umutunzi kurenza umuherwe wo ku isi, ariko akaba atazi Yesu. Aya magambo ndayasubiramo kugira ngo wowe mwana w'Imana udukurikiranye muri uyu mwanya tubashe kuyumva kimwe. Hano baravuze ngo inzira yagaragajwe n'umutindi kurenza abandi uzamukurikira azahindurwa umutunzi kurenza umuherwe wo ku isi, ariko akaba atazi Yesu. Bivuze ngo ntaho umutindi wakurikiye Yesu akamwemera nk'umwami n'umukiza ntahahuriye n'umuherwe wo ku isi ariko utagira Imana. Kandi uyu mutindi azarushishwaho gukungahara binyuze mu gusangira n'abandi umunezero. Ndatekereza ko igihe bishoye mu by'isi dukwiriye gushikama tukareba mu ijuru tugasoza iby'Imana nk'uko bikwiriye. Hepfo iyo badututse cyangwa badusebeje,
igitabo cy'urwa mbere rw'Abakorinto 4:13 hatwereka neza uko dukwiriye kubyitwaramo. Mu gitabo cy'Abahirwa ni bande paji ya 32 haranditse ngo nubwo gusebya umuntu byatuma asuzugurwa, ngo ariko ntibishobora guhindura imico ye, ngo ibyo ni Imana yitaho ngo igihe tutakoze icyaha. Mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 4 umurongo waho ni wa 13 handitsemo iri jambo bavuze. Igice cya 10 igice cya 4 umurongo waho wa 13 haranditse hati Abakorinto 4:13. Reka mpere hano ku murongo waho wa 10. Twebwe turi abapfuku bwa Kristo, naho mwebweho muri abanyabwenge muri Kristo. Turi abanyantege nke, ariko mwebwe muri ab'imbaraga. Muri ab'icyubahiro, naho twe turi ab'igisuzuguriro. Kugezana n'ubu twishwe n'inzara n'inyota, kandi twambaye ubusa, dukubitwa ibipfunsi, turi inzererezi, dukoresha amaboko yacu imirimo y'imiruho. Iyo badututse tubasabira umugisha, iyo turenganijwe turihangana, iyo dusebejwe turinginga. Kugeza ubu twagizwe nk'umwavu w'isi n'ibiharurwa by'ibintu byose. Ibiharurwa nibyo bita épluchure, ibishishwa. Cyo bita ibishishwa bira bintu by'inyuma nibyo byitwa épluchure cyangwa se ibiharurwa by'ibintu byo. Twahindutswe nk'ibyo bishishwa by'ibintu byose. Rero muri iyi nzira reka mbabwire ko ubwo Yesu utuyoboye, Yesu dukurikiye atigeze ayigirira mu icyubahiro, n'abazamukurikira nta cyubahiro bazayiboneramo. Igihe abakorera Imana babaye bake n'umutungo ukaba muke, ibi byose reka mbabwire ko ari urucantege. Ibi byose tumaze gutondekanya ni urucantege ruri mu nzira ducamo. Aya masomo niyo yagufasha uko ukwiriye kubihagararamo, kuko kubaje nyuma insanganyamatsiko twaganiraga ni ijambo ritubwira ngo kwihagararaho mu gihe cy'urucantege. Rero ibi byose ni urucantege. Uko ukwiriye kubyifatamo, Bibiliya yatugaragarije n'umwuka wanuzi uko dukwiriye kubyitwaramo. None abakorera Imana babaye bake, wenda hari icyatumye babura. Igitabo cy'umurimo wa Gikristo, umurimo wa Gikristo 317, abakorera Imana babaye bake, handitsemo aya magambo ari kutubwira ngo azagukomeze mwana w'Imana nubwo waba usigaye uri umwe gusa, witabira inama, ujya mu isenga, ujya mu murimo. 317 haranditse ngo ubushobozi buva ku muntu sibwo butuma habaho insinzi y'umurimo, ahubwo n'ubushobozi bw'ubuhanga bw'abijuru bukorana n'umuntu bukazanira umurimo gutungana. Pawulo ashobora gutera, Apolo akavomerera, ariko Imana niyikuze. Umuntu ntiyakora uruhare rw'Imana ku murimo nk'umuntu w'umukozi. Icyo ashobora ni ugufatanya n'ubuhanga bw'ijuru, agakora uko ashoboye afite kwicisha bugufi no kugwa neza, asobanukiwe ko Imana ariyo mukoresha mukuru. Kabone n'ubwo abakozi bose baburirwa irengero, umurimo ntiwahagarara, ahubwo wakomeza kugeza urangiye. Mbega amagambo meza! Kabone n'ubwo abakozi bose bakoreraga Imana baburirwa irengero, hano baravuze ngo umurimo ntiwahagarara, ahubwo wakomeza kugeza urangiye. Reka mbabwire ko mu bami n'abahanuzi Profete Ruwa handitsemo ko uyu murimo ntabwo wubakiye ku bushake n'ubushobozi bw'umwana w'umuntu, wubatswe ku mfatiro z'Imana ishobora byose. Nubwo abakozi bose bari kuwukora ngo baburirwe irengero, ngo umurimo ntiwahagarara, wakomeza kujya mbere kugeza igihe ugereye ku nsinzi. Rero abana b'Imana tugomba gutungwa n'amasezerano akadukomeza, akadufasha mu gihe duhuye n'ibihe by'urucantege rwo kubura abakozi. Mu gihe umutungo ubuze, Zaburi 24 haranditse ngo isi n'ibiyuzuye ni iby'Uwiteka. Mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa mbere haranditse ngo Imana ntabwo ikeneye umutungo, ngo iramutse ibishatse ngo yagwisha ku isi
zahabu n'amafaranga, ngo ibishatse ngo yavuga abakene bose bagahinduka abakire, ngo ibishatse ngo yavura abarwayi bose bari mu bitaro bagataha bakize, ngo ibishatse ngo yagwisha ku isi zahabu nk'imvura, ngo ahubwo icyo yabikoreye ngo Imana yatugize ibisonga bikiranuka kugira ngo mu mutungo yaturagije tuzabashe gutabara igihe umurimo wayo utabaje, igihe hari abakene, ngo uwo ari we wese ugukeneyeho ubufasha, ngo icyo gihe uba uri mu mwenda wo kumugoboka, kuko nawe hari ibyo ugobokwa, hari ibyo Imana igufasha, hari ibyo Imana ikugenera, kandi mu by'ukuri nawe ubwawe nta bushobozi wari ubifitiye. Niyo mpamvu rero dukwiriye kwiringira Imana muri byose, dukwiriye kuyihangaho amaso. Yenda ngana ku musozo, mu gitabo cyo guhamagarwa kwacu gukomeye, paje 135, muzasomamo harimo icyigisho kitubwira ngo inzibutso, ngo nidukomeza kwibuka iby'Imana yagiye ikorera abantu bayo mu gihe cyashize, ngo mu rugendo rwabo rw'iby'umwuka, ngo ibyo nibyo bizajya bicecekesha amajwi yo kwivovota no gushidikanya tubamo. Ngo nitwibuka uburyo Imana yabanye n'Abisirayeli mu ruzerero rwo mu butayu, bagera igihe cyo mu butayu nta nkono zibayo, Imana ikabatungisha manu muri urwo ruzerero, amazi yabura ashize nta hantu bari kureba, Imana ikabakurira amazi mu rutare. Ngo ibyo nibyo bigomba kujya bidukomeza mu gihe cy'urucantege, ngo maze bigacicikesha kwivovota kwacu guhora kutuvukamo, kuko iyo yatangiye umurimo mwiza muri twe izawusohoza. Kandi reka nibutse abadukurikiranye, Imana ntihinduka, Imana ntihinduka, uko yari ejo n'uyu munsi niko ikiri, ni itangiriro n'iherezo, ni arufa na omega, mbese Imana ni byose kandi igihe cyose. Ubwo rero iyo Mana idahinduka niyo dusabwa kwishingikirizaho ibihe byose. Bana b'Imana mwadukurikiranye, ntabwo twabura kubashimira kubwo kubana neza natwe muri iki cyigisho. Ikidukwiriye ni ukwihagararaho mu gihe cy'urucantege, kuko ibicantege byo birahari kandi ni byinshi, kandi umugambi wa Satani wo kubizana ni ukugira ngo atere benshi kwivovota, atere benshi kuva mu nzira, atere benshi gukora ibyaha, atere benshi kurambirwa, kandi iyo umuntu yarambiwe burya ibye biba biri kumubera bibi cyane. Rero Bibiliya ikomeza twihanangiriza igira iti, nitwihangana tuzakiza ubugingo bwacu. Bibiliya niko itubwira, iratubwira ngo nitwihangana tuzimana nawe, kandi nitwihangana tuzakiza ubugingo bwacu. Mu gihe cy'urucantege nk'iki, Yesaya atugira inama agira ati, muri iki gihe cy'urucantege mu gitabo cya Yesaya haranditse hati, igice cya 40 umurongo waho ni wa 28, mbese ntiwari wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa, ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka, niyiha intege abarambiwe, kandi utibashishije imwongeramo imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Imana yo mu ijuru iha abana bayo gushikama mu gihe cy'urucantege, kandi abari bwo baba bagabo nyabagabo bahagarare nka Kalebu wahamirije Abisirayeli ko Imana yo mu ijuru nubwo igihugu kigoye ariko yiteguye kubafasha kubatsinda, kuko yakoze ibikomeye mu gihe cyashize ntaho yagiye, yiteguye no kuyikora mu gihe bari barimo. Iyo niyo twizera, niyo twiringiye, izadufashe kugeza dusoje mu izina rya Yesu. Reka tubashimire mwakomeje kubana natwe. Mbere yuko dusoza, reka dusoze dusenze. Data wa twese uri mu ijuru,
turagushimye kuko ubanye natwe, uduhaye ijambo ryawe, tuguhaye imitima yacu, ngaho dufashe, uduhe gutsinda ubwihebe, dutsinde urucantege, kwivovota kwatubayemo, utugirire imbabazi, uduhindurire amateka, uzaduhe iherezo ryiza mu izina rya Yesu. Amen.